ntatetero nta toto nari guheraho intekerezo irerero kandi narateraga nkiyikiriza abakamuzaga nibo bandizaga abakankijije nibo banyejeje ijoro ry'umwijima rikansanga nicaye nitegereza ibyo bitereko by'amatabaza. Yes, turabasuhuje cyane kandi tubahaye ikaze nkuko bisanzwe ni ku Ibendera TV. Nge nitwa na Cretine Rushwa. Tugiye kubagezaho rero umutumirwa wacu nkuko twabyiyemeje muri gahunda yacu yo guteza imbere abahanzi n'abandi bantu bafite ibyo batugezaho twabigiraho ku Ibendera TV. Reka mukanya gato nze dutangira twakira umutumirwa wacu uyu munsi atugezaho byinshi ibinyuranye, ariko mbere yo kumwakira reka tukwibutse wowe dukurikiye gukora like na subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, hanyuma uduhe n'igitekerezo cyawe dukomeze kugenda twubakira ku musanzu n'ibitekerezo byanyu. Ni mukanya gato rero nkaza nakira umutumirwa wacu uyu munsi, ntujye kure. Ndi Cyuzuzo Rosine, ndi umusizikazi, ndi umuhanzi, ndi umubarankuru, ndi umwanditsi w'inkuru, amakinamico nabyo nabibasha, njya mbigerageza nubwo nta nimwe ndasohora. Ndi nyampinga ubereye kubaho, ndi uwo nguwo. Ku batanzi rero mvuka mu ntara y'Amajyaruguru, akarere ka Gicumbi, umurenge wa Rukomo, kandi mba mu Rukomo centre rimwe na rimwe, ubu ndi kubarizwa i Remera. Rero ntabwo nitindaho cyane, ariko nanone nditindaho ni mu mwanya, ni mu ruharo, ni mu rubanza. Nishimira ko mba bafite nk'inshuti zanjye. Mu by'ukuri mu buzima bwa buri munsi umuntu ahura nabwo abaharanira cyangwa hirimbanira gutera imbere, ashaka ishyaka ryo kudahora hari, yumva ejo hagomba kuruta ejo hahise. Nibyo rero ndwana nabyo ijoro n'umunsi, amanywa n'ijoro. Aka kanya mfashe umwanya ngo nshimire abantu bose, abantu mwese mugira uruhare kugira ngo channel yanjye ya YouTube yitwa Cyuzuzo Rosine irushaho gutera imbere, ikomeze kandi igira uburyo bwose bwo kwaguka. Ababikora mu buryo bwa subscribe, like, comment, share, mwese ndabashimiye kandi ndabakeje, mbavunnye ihobe. Nkumbuye kubabona turi ahantu mu Gihoro, umugani wa Bubu, dutaramye turi kumwe amaso ku maso, ariko ntabwo ibi bihe turimo bya corona bibyemera, gusa turabiteganya. Ndabiteganya kandi nizera ko bizakunda kubabona. Hanyuma mfite inkuru yitwa Urukundo, ko nyibagiwe kandi ari yanjye. Oya natebyaga. Urukundo rwuzuye ihungabana n'ibikomere, cyangwa se urukundo rwuzuye ihungabana n'ibikomere. Ni inkuru natangiriyeho, inkuru natangiye ku itariki 4 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka, ari nawo umunsi wa mbere nafunguye YouTube channel. Inkuru yanjemo kuko hari umwana w'inshuti yanjye wangishije inama, yahuye n'ikibazo cyamurenze kimukomereye cyo gutandukana n'umukunzi we. Byari byamugoye kubyakira ku rugero rwo hejuru, yumva agiye kwiyahura. Nkibaza kubura ubuzima ku muntu ukunda, ku muntu ugukunda, biba bigoye kubyumvisha, kumva ko mwatandukanye kandi wumvaga ari bwo buzima bwawe, waramwihaye, waramwiyeguriye. Rero biba bigoye kubyumvisha. Niyo mpamvu nawe rero yarafashe icyemezo avuga ngo kumubura binganira kubura ubuzima. Ariko namubaye hafi muri counseling nanyuzemo, nabayemo kwirebero college, barayizi, hari byinshi yanyigishije nanjye ndabimusangiza, ariko nanone bimpa igitekerezo cyo kuvuga ni se ibintu nk'ibi ngibi iyo bikomerekeje umuntu bigenda bite? Arababara nibyo, amarangamutima akaza, ariko ariyakira nyine. Nyuma yo kwiyakira, nyuma y'umwijima haza icyizere kirema, nyuma y'icuraburindi rwose haza umucyo. Niyo mpamvu rero
nishimira kubana namwe uko byagiye bifata intera, uko iyo nkuru yagiye ikundwa, byamaye gutekereza ibindi bintu nakora nkazamura impano yanjye, kuko kuva kera niyumvagamo inzozi zo kwandika, guhimba, kujya imbere y'abantu nkababwira ibindimo mu buryo butandukanye, ariko ntabwo byapfaga gukunda. Gusa nshima Imana ko ubu ngubu bigenda bikunda, mfite icyizere. Hanyuma kandi nanone ikibindi bihangano byagiye bijyaho murabizi, imivugo se, ibisigo, nkunda cyane amagambo akomeye nashyize mu gisigo kivuga ngo nta tetero nta mutuzo. Icyo gisigo cyaje muri biriya bihe by'ukwa kane twibuka abacu bazize jenoside yabaye 94. Icyo gisigo rero kirimo amagambo, kirimo kwibuka nyine, kirimo kwibuka, gitera amarangamutima. Nanjye ubwanjye ngira ngo ntago ari njye nagihimbye, ngira ngo ni birebire, ariko reka mbabwireho gitoya batarabashije kuganaho, ndababwiraho gatoya mbanyoteshe muganeyo. Nta tetero nta mutuzo, nta tetero nta mutuzo, nta tetero nta toto. Nari guheraho ntekereza irerero, kandi narateraga nkiyikiriza. Abakamuzaga nibo bandizaga, abakankijije nibo banyejeje. Ijoro ry'umwijima rikansanga, nicaye nitegereza ibyo bitereko by'amatabaza. Muganeyo kirangira neza cyane, nkunda ukuntu kirangira kirimo ihumure, kivuga ngo humura, icyizere cy'uko wabayeho, icyizere cy'uko wasigaye mu bagiye, ni itangiriro ry'ubundi buzima. Hari nanone undi mukarago cyangwa umuzingo urimo nkunda cyane uvuga ngo ndayemwe cyo nimundeke ntereke nduhuke, nibuka ishami nashubutseho, nibuka uwanjye, nibuka uwagiye w'amafoto ibihumbi atagarura, isimbi ryazize icyo ritakoze, ryahowe icyaha ritigeze, rishyirwaho icyago ritakoze. Ako kantu nyine karamfasha cyane, ndagakunda, nakabatuye. Muze kuganaho kuri channel yanjye, mukore subscribe, njye nshyiraho ibihangano muhite mubibona. Hanyuma kandi hariho umuvugo witwa tuyirinde tuyitsinda amahoro hinde. Ese murumva iyo ari sida, inzara, mumva ari cyangwa ninda y'indaro? Mucyumva iyo titire cyangwa se uwo mutwe muraza kumbwira amarangamutima mwagize. Ariko nge navugaga coronavirus ikimara kuza mu kwezi kwa gatatu, nkabona ukuntu dufungiwe amashuri gitaraganya, amasoko y'iki byinshi. Narishaye ndatekereza, ndavuga nti wajya mu nganzura nanjye nkagira uko nyifata. Hari n'ahantu ngeramo nkayituka nkavuga nti iyo nkenya yo gahwera iragakubitwa mbuja nayo gahumbya yombi, yo gahana n'ubupfubyi. Narangiza nkimyoza nti hanyuma nayo itangira, uwo muvugo utangira neza. Uwo muvugo ndawukunda cyane, aho mba mvuga nti irya mukuru iryo narabibwiwe, ariko irya none nararibonye. Iyo bato bamenyaga gushishoza, bakemerera bakambwe bakabaha inshoza, ndabizi kubwazo turindwa byinshi byaturiza, ndabizi kubwazo turindwa byinshi byaturiza. Yo nyine amarangamutima akamfata, nkakomeza nkahimba. Muraza kureba naho murambwira uko mwabibonye, gusa nyine ndawubatuye urimo amagambo. Hanyuma nanone ndasobanura ku nkuru y'uruhererekane, ariko ubwo natarutse ibindi bintu byinshi by'ibihangano, ubuhamya butandukanye, inkuru z'abantu batandukanye. Hari n'icyamamare mukunda rero cyitwa Oradi. Ni ya sticker tubona ahantu hose kuri WhatsApp, Instagram, Facebook n'ahandi. Oradi ahantu hose wamushyira, ahantu hose umutwe we wawufata ukawushyira birajyanye. Nuko aka kanya nta shusho mfite ngo mbereke ahantu nigeze kumubona ejo bundi kuri Facebook, ari hejuru y'umuntu bari gukora bimwe twita iby'amakuru. Byaransekeje, ukibazo kiriya gitwe cye kirira gifite amarira uburyo kiri gukora ibyo ngibyo. Ndabitsinze ntago nshatse kubivuga, nyine ukumva ntago mugane kuri YouTube channel yanjye murabireba muraza kumbwira.
oradi rwose yaramamaye mu buryo butangaje, mu buryo butunguranye nawe ubwo atigeze atekereza. Inkuru ye irashimishije rwose, ndabibatuye muganeho murebe muraza kumbwira. Abantu benshi baranabikunze. Hanyuma nanone ndicara ndareba nise mu rubumbambaga ko habamo ibintu byinshi bitandukanye, uruvange rw'ibintu, amakimbirane, budashira, buntu bubabaza imitima bwinshi. Umuntu ni gute yabivanaho? Ni gute burya iyo utanze ubuhamya bw'ubuzima bwawe, ubushimishije cyangwa se ububabaje, hari abantu benshi bifasha, hari abantu benshi bikomeza, hari abantu benshi bakunda ibyo bintu, bakumva hari ijambo bakuyemo ryo kugenderaho mu buzima bwabo kandi bikabafasha. Nibyo nanjye rero nashatse kubagaragariza. Hari abapapa, abamama bansangije uburyo byabafashije. Hari icyitwa ngo igihangano cyitwa ubwicanyi mu ngo, ni icyegeranyo nagisomye ukuntu ahantu, ariko nshyiramo n'imboni yanjye cyangwa se ibitekerezo nagiye mbona njyewe ubwanjye. Hanyuma kandi hari siko numva ari byinshi akuyakara. Ninde uri hafi mu bakunzi banjye nga neza agatambaro ni ndabona yabikoze. Hanyuma hano hari umuntu nsekeje ariko ari gutikura akatwikomereza. Hanyuma kandi hari ni byinshi cyane, ariko hariho inkuru ngezeho yitwa Kuki Wambabaje. Ni inkuru y'ama episode, uruhererekane. Abantu benshi bakunda kumpamagara kunyandikira bambwira ngo ese ni iki na mico. Mboneraho no gushimira abantu bambwira ko mfite ijwi ryiza. Ndabakunze cyane ariko mbakunda mwese. Iyo nkuru rero ni birebire kuri yo. Ngeze kuri episode ya 11, narahereye kuri rimwe murabyumva. Ni inkuru ibarwamo Chris na Mignone, urukundo rwabo ruratangaje kandi rubaho cyane muri ino si y'Imana. Muzayikurikire, muzambwira kuri ino channel yanjye, mbashishikariza kugana hasi aho mureba hari subscribe mu ibara ry'umutuku, mukandeho, mukoreshe mukore like, comment zanyu ni ingenzi kandi ni nyamibwa. Biramfasha cyane, kandi iyo na uploadinze video cyangwa audio murayibona. Hanyuma ndateganya ikintu bita gushyiramo agashya, innovation. Nkashyiramo amashusho menshi y'ahantu hatandukanye agendanye n'ibyo mba ndi kuvuga, kuko nubwo mba ari inkuru umuntu akumva niyo kandi narayihimbye, biba byiza cyane harimo amashusho. Kandi bansabye icyo gitekerezo rwose ndacyubaha vuba cyane, nibyo ndimo. Iyi nkuru nirangira ibizaza bindi bishya birimo amajwi n'amashusho. Ndabibashishikarije cyane rero, turi kumwe. Ndabakunda cyane. Yari umwari munozanganza utaganzwa n'ibimutinza, udatinda gukora iyo bwabaga ubudatinya. Mugire ibihe byiza byuzuyemo ibyiza byose mwifuza. Ciao ciao.